mu gihe twashakishaga ikimenyetso kigaragaza amahame y'iyi centre twiyemeje gushyiraho gutekereza cyayibera ikimenyetso, nasanze ibyo twatekereje cyaba igicaniro. Kuzihe mpamvu igicaniro ubundi kigaragaza umutunzi, cyane umutunzi w'inka ajyaga igicaniro, kandi igicaniro kigahoraho. Igicaniro ntabwo cyazimaga, iyo byabagaho kikazima bitaga yuko gisinziriye. Ubundi kandi igicaniro aho abagabo bicaga bakaganira bakungurana ibitekerezo cyane cyane byo kubaka. Yewe ndetse nko mu Kinyarwanda uburyo igicaniro cyari gikomeye, uwatwaga nk'undi ntakagira igicaniro yari nko kumutwa ngo akaba umutindi, bavuga igicaniro cyari gikomeye. Ikindi gicaniro ko bagicanaga ku buryo kirukana isazi ziri ku nka kugira ngo inka zimerwe neza, inka zishobore gukamwa, zishobore no kuryama. Tugakomeza aho ngaho bw'icyo gicaniro, kumva yuko abagabo bagicaga bakavana ibitekerezo byiza, bigasa n'uko n'abana nimugoroba mu kirambi hafi y'umuriro bota umuriro bari kumwe n'ababyeyi babo, niho bigiraga amateka igihugu, bakayigira imyifatire myiza, bakabahavana ubupfura. Iki nanone igicaniro kikanyibutsa yuko hahoze hari umuriro wa Gihanga bitiraga Gihanga. Umuriro wahoragaho igihe cyose njyango z'imiryango muri za 59, bakavuga yuko bakuri Gihanga uwo muriro utigeze uzima wahoragaho, ndetse ku buryo wari ukomeye. Mu bami hari ubitiraga umuriro, kuko nyine mu bami amazina yabo bari bafite inshingano biyemeje bakurikije amazina yabo. Umwami w'umuriro baga nka Yuhi, iyo yitwaga Yuhi yagombaga umuriro kongera kugira mushyashya. Hari umuhango wari ugenewe bakabita yuko ari inzira y'umuriro. Rero akaba arashinzwe mbese kuko abamwe nka Kigeli Mibambwe ngabo base yarukungura igihugu bagashaka izindi ntara, haza se Mutara Kidima abaru kugira ngo batunge, none haza Yuhi bakabageze umuco bakongera bakisubiramo bakareba umuco kwawo unga mba komero rero bari ukomeye. Ikindi bijyanye n'umuriro cyane cyane igihe cy'ikiriyo nabwo abantu baracana babana nabo bakagiraho ibitekerezo, uretse igihe cy'icyunamo niyo umubyeyi yabyaraga amushakiraga umuriro bakamucanira. Gasanga rero ibyo bifite ishingiro mu gihe tugomba kwibuka abacu, tugomba igihe cyose. Icyo kikaba ari ikimenyetso kigaragara niba dushaka gutekereza ibyo, bikatwibutsa yuko abantu iyo bicaye hamwe babacanye kugira ngo bote baganire basusuruke. Iki nanone ni wa mwuka utindukana ibibi, abazanyemo
inabi mu Rwanda, ibitekerezo bibi, ibyo nabyo bikaba ari uburyo twategeza yuko nguko umwotsi wirukana amasazi nayo mabi yaje mu Rwanda tugomba kwirukana dutangiye kuri iyo santre yacu igicaniro. Amagambo makeya uko nguko nasanze igicaniro cyakwira iyo santre. Murakoze. Murakoze umusaza Bashya, mwumvise ibyo bisobanuro byose by'ijambo igicaniro. Urebye urwo ruziga twararebye dusanga tugomba kwicaranaho tugatekereza iyo santre y'abarebwa n'ibyo bibazo, y'inshuti z'abarebwa n'ibyo bibazo, bakahurira kuri icyo gicaniro bakaganira. Centre de réflexion, recherche, documentation pour une meilleure action. Tukabitekerezaho, tukabinonosora, tukareba igikwiye gukorwa. Ikigo cyo kirasa n'igihura na hariya avuze umuriro wa Gihanga Perenity. Ikigo cyakwerekana kwifuza guhora dutekereza, guhora dukora, symbole de Perenity. Muri ibyo bisobanuro namwe muraza kugaruka ko biganire, twasanze rwose bishushanya ubwo burenganzira umuntu dushaka kugeraho mu buntu bwacu, niyo twagenda tugasigira abandi.